igihe uzabona watinyutse icyo watinyaga uzamenye ko waguye tayari. Ariko igihe uzabona ukora ibyo gukiranuka wagenda ukumva nta mutima ugucira urubanza uzamenye kuri mu murongo mwiza. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndabasuhuje mwebwe mwese abakurikiranye televiziyo Ikamba Calvary TV. Yesu abampera umugisha. Amena. Ndagira ngo dufatanirize hamwe kumva ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma igitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 9. Dusome mu izina rya Yesu. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 9 haravuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Amena. Reka twongere dusome irindi jambo riri mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 16 turasoma umurongo wa 7. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Twakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Iri jambo tugiye kuganira narihaye umutwe w'ijambo uvuga ngo gukiranuka. Amena. Gukiranuka ni byiza. Abantu benshi usanga icyo kintu batagitindaho. Umuntu agakizwa mu mizo ya mbere, mu gihe akumbuye agakiza akihanganira ibimugerageza, akagerageza gukizwa nk'uko abishaka. Ariko uko iminsi igenda ijya imbere ugasanga umuntu ahubwo ariho aramenyera Imana, rimwe na rimwe akabivamo kandi nta mpamvu ibimukuyemo. Hari ijambo rero dusomye hano mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 9 havuze ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome nicyo cyatumye Uwiteka Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Haleluya. Ariko reka nkwibarize inshuti ukurikiranye iyi channel ya Ikamba Calvary TV, ni ryari umuntu amenye ko ubundi adakiranuka? Ni gihe ki umenye ko waguye? Hari icyo wari kunsubiza, ariko nanjye reka ngufashe. Igihe umenye ko waguye, reka dufatanirize hamwe kubireba. Mu by'ukuri igihe uzabona watinyutse icyo watinyaga uzamenye ko waguye tayari. Ariko igihe uzabona ukora ibyo gukiranuka wagenda ukumva nta mutima ugucira urubanza uzamenye kuri mu murongo mwiza. Amena. Twasomye ijambo riri mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 16. Ryatubwiye ngo Uwiteka ntareba nk'uko abantu bareba, kubera ko Uwiteka areba mu mutima. Aya magambo yabwiwe Samweli ubwo yari yagiye kwimika umwami mu rugo rwa Yesaya nk'uko Uwiteka Imana yari yamubwiye. Ndagira ngo nkwibutse dusubiye inyuma gatoya mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 15 ubwo Sawuli yabwirwaga kujya kurimbura Abamaleki barahemukiye ubwoko bw'Imana. Ariko ntabwo yabikoze neza. Mu gihe yabikoraga ibinyuranyije n'ibyo Uwiteka Imana yamubwiye, Imana iramubwira ngo imukuye ku ngoma. Mu gihe yamukuraga ku ngoma rero, uwari wagiye kumwimika ari we Samweli yakomeje kumuririra. Umunsi umwe umwuka w'Imana mugeraho aramubwira ngo ari kuzahereza he, uzageza ryari kuririra Sawuli kandi naranze kwaba umwami. Aramubwira ngo ngaho uzuze ihembe ryawe amavuta nkwitumire mu rugo rwa Yesaya niboneye y'umwami. Undi agira ubwoba aravuga ati Sawuli naramuka bimenye bizagenda gute? Ko naramuka bimenye nanjye azanyica. Nuko Imana imugira inama iramubwira ngo ngaho fata inyana y'inshashi y'ibara rimwe maze ugende. Niba bazajya bakubaza mu nzira ngo ese urajya hehe,
uzajya ubabwira ko ugiye gutamba igitambo. Bari babimenyere ko abahanuzi batamba ibitambo. Mu nzira agenda koko ahuye n'abantu bamubajije, ako kanya ahita asubiza ko agiye gutamba ibitambo. Twihuse yashyitse mu rugo rwa Yesaya. Akihagera abwira Yesaya ati, nje hano hari ubutumwa mpafite, nje gusukaho amavuta ku mwana wawe kugira ngo abe umwami. Mu muryango w'Abayisiraheli byari bimenyerewe ko ugomba kuba umutware ari umwana mukuru, ariko Uwiteka Imana ikora uko ishaka mu byayo. Amena. Bamuzaniye uw'imfura ari we witwa Eliyabu, ngo akihagera atungutse imbere ye, ngo ararahira mu mutima, aravuga ngo ni ukuri Uwiteka ari bwimikisha amavuta ngo uyu imbere ye. Ariko kimara kuvuga iryo jambo, irindi jwi riza mu matwi ye riramubwira ngo nturebe igihagararo cye, nturebe uko yambaye neza, nturebe inzobe ye, ni ukuri jye Uwiteka namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba, Uwiteka areba mu mutima, naho abantu bareba imyambarire bakareba igihagararo. Ngo abonye uwo ngo bamwegeje iruhande, bazana murumuna we witwaga Abinadabu, nawe bigenda nka kwa kundi. Bazana uwa gatatu witwa Shama, bigenda nka kwa kundi. Bazana uwitwa Netaneli, bigenda nka kwa kundi. Bazana Radayi, bigenda nka kwa kundi. Bagize kuwa karindwi ari we witwa Dawidi, ndagira ngo nkwibutse ko atarahari. Haleluya. Nubwo atarahari bwose, uriya mugabo Samweli yibajije niba yacanganyikiwe, yibajije niba ari umwuka w'Imana wamubwiye. Abaza Yesaya, aramubwiza ngo abana bawe bose naba, abahungu bawe bose naba ngaba. Undi aramubwira ngo hasigaye umwe, ariko ari mu ishyamba, araragiye ari mu rwuri. Aramubwira ngo nibamuzane kubera ko tutari bujye kurya ataraza. Akigera aho ngaho, ahingutse imbere ye, arongera avuga ijambo nk'iryo yavuze kuri wa wundi w'imfura. Aravuga ngo ni ukuri Uwiteka ari bwimikisha amavuta ngo uyu imbere ye. Ariko akimara kubikora, ijambo rihita rimuzaho, riravuga ngo musatire umusukeho amavuta niwe uwo nguwo. Haleluya. Yesu nashimwe. Ngo aramusatira, amusukiraho amavuta imbere y'abakuru be. Amena. Twasomye ijambo inshuti z'Imana. Mwese abakurikiye iyi channel, ni ukuri ijambo ry'Imana mu Baheburayo ryatubwiye ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Uwiteka Imana igusiga amavuta yo kwishimika kurutisha bagenzi bawe. Imana yishimiye Dawidi, yishimira umutima we, irangije imurutisha abakuru be. Niyo mpamvu Imana yamubwiye ngo musatira umusuka w'amavuta niwe uwo nguwo. Amena. Imana imugira umwami. Reka nkubwire inshuti y'Imana, gukiranukira Imana ni byiza, kuba imfura ni byiza. Gukiranuka, reka nkubwire, hari ikintu kimwe namaze kubona. Iyo wananiwe kuba imfura, iyo wananiwe kuba inyangamugayo, ntabwo ubasha gukizwa ngo ubishobore. Kubera iki? Hari ijambo nasomye muri Zaburi rirambwira ngo abera b'Uwiteka, abera bo mu isi, abera bo mu isi nizo mfura Uwiteka yishimira bonyine. Amena. Haleluya. Ubundi tugiye mu buzima busanzwe, kanaka yatambuka bakavuga ngo uriya mugabo ni imfura. Murebe ikirere cye, murebe ukuntu asa, ni ukuri uriya ni imfura. Ariko buriya bupfura ntabwo buba buhagije. Ubupfura buhagije n'ubwo Uwiteka yishimira. Ngo abera bo mu isi nizo mfura Uwiteka yishimira bonyine. Reka nkubwire inshuti yanjye, nawe ube uwera wo mu isi. Ni ikintu nkwifurije kugira ngo nawe uzajye ugenda Uwiteka akwishimiye. Reka nkwinginge muri aya masaha uriho ukurikirana iyi channel, nawe uzajye ugerageza kumvira Imana, uzajye ugenda nk'uko Imana ishaka kugira ngo Imana ikwishimire. Nawe izagusukaho amavuta ikurutishe bagenzi bawe. Imana ikumpera umugisha. Mwaganiraga na Pastor Rurangwa Eladi. Reka rero dusenga Imana, dusaba umugisha kugira ngo iri jambo ribashe kugira umusaruro mu mitima yacu. Uwera wa Isiraheli, Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Urera kandi urakiranuka, nta mana ihwanye nawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimye kubwira ijambo twumvise. Mwami Imana, nsabiye umugisha buri wese wakurikiranye iri jambo. Kandi ndabingingira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kugira ngo babashe gukora ugushaka kwawe, maze Uwiteka Imana ishobora byose
nk'uko twabisomye mu gitabo cy'Abaheburayo ngo kuko wakunze gukiranuka, buri wese akunde gukiranuka, maze uzamusukeho amavuta umurutishe bagenzi be. Uhabwe icyubahiro ko wumvise gusenga, ni mu izina rya Yesu nsabye nizeye, amen.